Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uyu ni wa mwanya tugiye kuganira ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana isumba byose, ijambo ry'Imana ikomeye. Dusenge. Mana nziza, nyir'ububasha, nyir'ubushobozi, Uwiteka, Imana ikomeye, Imana isumba byose kandi ishobora byose, tugiye kuganira ijambo ryawe kandi ijambo ryawe nibwo buzima. Ubane natwe, ubane n'abumva ijambo bose, kandi ukuboko kwawe kwiza kubane natwe, ukingure imitima yacu kugira ngo twumve ijambo kandi twumvire, turishyire mu bikorwa. Izina ryawe ryubahwe kandi izina ryawe rihabwe icyubahiro. Byose mbigusabye nkwizeye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Ndabasuhuje rero kandi mbahaye ikaze mu izina rikomeye ry'Umwami Yesu Kristo w'i Nazareti. Tugiye kuganira ijambo rivuga amaraso y'igiciro. Ijambo rivuga amaraso y'igiciro. Ndabasuhuje rero mu izina rya Yesu Kristo kandi mbahaye ikaze. Dusome, turakoresha ibyanditswe byinshi. Dusome igitabo cy'umuhanuzi Mose cyo Kuva, igitabo cya kabiri cya Mose cyo Kuva. Turasoma ibice 4, duhereye ku murongo wa mbere. Turaza kandi kunyarukira n'ahandi, hanyuma tuganire ku maraso y'igiciro, dusobanure neza amaraso y'igiciro ayo ariyo, dusobanure kandi uwamennye ayo maraso, dusobanure kandi uko byagenze, uko kera byagendaga, uko bigenda ubu, kandi icyakozwe ndetse n'uwagikoze n'igihe yagikoreye nuko byagenze. Yesu ashimwe cyane. Mbahaye ikaze rero mu izina rya Yesu Kristo. Nanone abari mu bihugu bya Afurika, mbahaye ikaze abari mu bihugu byo ku mugabane w'Uburayi, umugabane wa Amerika, Amerika y'Epfo ndetse na Amerika yo hagati, CONCACAF, umugabane wa Australia n'ahandi hose, kuko ijambo rigomba kugera no ku mpera z'isi. Ubutumwa bwiza nta mupaka bugira. Ijambo riragenda rikagera ahantu hose. Niko Nyagasani Yezu yaravuze ngo mwigishe abantu kandi mugere no ku mpera z'isi. Dusome mu izina rya Yesu Kristo ijambo, ariko mbere yuko tunarisoma, mbanze mbabwire uwanditse iki gitabo cyo Kuva. Igitabo cyo Kuva cyanditswe n'umugabo witwa Mose, Happy Mose. Abakurikira neza ijambo ry'Imana nabasobanuriye uburyo Mose yitwaga Happy, ndetse nanabasobanurira uburyo iri zina Happy ritamenyekanye cyane bitewe n'uko na nyir'ubwite atarikundaga cyane. Niyo mpamvu ritamenyekanye cyane, ariko ni izina rye. Yitwaga Happy Mose, akaba yari umuheburayo. Uyu mwanditsi rero Mose yari mwene Amuramu. Ise yitwaga Amuramu, bakaba bari abaheburayo. Hanyuma uyu Mose abo yandikiye kandi yandikiye Abisiraheli n'abazabakomokaho igihe bari mu gihugu cya Egiputa, bari mu buretwa, bari mu bucakara. Igihugu cya Egiputa, iyo tuvuze Egiputa ni Egypte, hanyuma kandi nushaka ubyite Misiri, igihugu cya Misiri. Yesu ashimwe cyane. Nagira ngo rero mbanze nkubwire igihe yanditse mu mwaka w'1410, ni mbere y'ivuka ry'Umwami Yesu Kristo. Icyo gihe Mose yari akigera aho bita i Mowabu. Impamvu yatumye rero yandika iki gitabo cyo Kuva
icyo kivuga cyangwa se impamvu yatumye Mose yandika ni ibyo yashakaga gusobanura, yashakaga kubasobanurira. Impamvu yatumye yandika ni ukugira ngo Abisiraheli bamenye inkomoko yabo nk'ubwoko bw'Imana bwatoranyijwe no kugirana nabo amasezerano. Yego, kugirana nabo amasezerano, kuko Imana nayo yagiranye n'Abisiraheli amasezerano. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma hari intego yatumye Mose yandika. Intego kwari ukugira ngo bamenye akamaro k'umubano wabo n'Imana. Hanyuma buriya ni byiza ko umuntu amenya akamaro ko mu kubana n'Imana. Ni byiza ko umuntu agirana umubano mwiza n'Imana, bikamufasha no mu kubaho kwe no mu buzima bwe bwa gikristo. Kugirana umubano n'Imana ni ibintu by'ingenzi, bikaba ari naryo tangiriro ry'Abayisiraheli kugira ngo bave mu buretwa mu Misiri. Kugira ngo Abisiraheli bave mu buretwa mu gihugu cya Misiri cyangwa cya Egiputa, bagombaga kugirana umubano mwiza n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma hari insanganyamatsiko yatumye Mose yandika. Insanganyamatsiko, kino gitabo kitugaragariza Imana itangira gusohoza amasezerano kuri Aburahamu na Isaka na Yakobo. Yesu ashimwe cyane. Mbibutse ko Imana y'ukuri ni Imana y'abasogokuruza bacu Aburahamu na Isaka na Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Nubwo abana bayo b'Abisiraheli bari baratwawe mu nyago mu gihugu cy'amahanga, Imana yakoze ibitangaza byo kubakura mu buretwa. Yesu ashimwe cyane. Imana yakoze ibitangaza byo kubakura mu buretwa. Muzi intambara Imana yarwanye, muzi uburyo inkingi y'igicu yajyaga imbere yabo, inyuma ikashyira inkingi y'umuriro. Mbese nuvuga ngo yabaga ibarinze imbere, inyuma, hose Imana yabaga ihari. Bibutse ko Imana ibera hose icyarimwe. Yesu ashimwe cyane, kandi Yesu Kristo ahabwe icyubahiro. Imana yahaye umugisha Abisiraheli, baba igihugu cy'amateka gikorera ubwami bw'Imana na Mose ku musozi wa Sinayi. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Twavuga kandi uburyo iki gitabo kigabanyijemo ibice bitatu. Igice cya mbere hadusobanurira Imana ikura Abisiraheli mu buretwa, ikabayobora, ikabageza ku musozi wa Sinayi. Igice cya kabiri kidusobanurira uburyo Imana ibahera isezerano n'amategeko. Imana burya itanga isezerano igatanga n'amategeko. Hadusobanurira uburyo Imana ibahera isezerano n'amategeko 10 n'andi mabwiriza abagenga. Igice cya kabiri ni uko nguko kigabuyemo cyangwa kigabanyijemo. Igice cya gatatu hatubwira Abisiraheli bubaka ihema ryabo, byaho bazajya basengera Imana, nayo ikabahereza amabwiriza yo kubayobora, ikahabahera amabwiriza yo kuyobora gahunda y'amateraniro yo kuyiramya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu Kristo yubahwe none n'iteka ryose. Bwana Yesu asifiwe sana. Dusome igitabo cyo Kuva ibice 24, duhere ku murongo wa mbere. Nababwiye ko tugiye kuganira ijambo rivuga amaraso y'igiciro. Yesu ashimwe cyane. Duhere mu gitabo cyo Kuva, dusome mu izina rya Yesu Kristo. Abanyumva mujye mwikiriza amen. Ijambo riravuze ngo Imana ibwira Mose iti, uzamukane na Aroni na Nadabu na Abihu n'abakuru b'Abisiraheli 70, mwerekeje aho Uwiteka ari. Yesu ashimwe cyane.
namwe musenge mukiri kure. Imana ntabwo umuntu apfa kuyegera uko abonye kose. Hari amabwiriza, hari uko umuntu agomba gusenga nyine iyo ari gusenga Imana. Bibiliya iravuze ku murongo wa 2 ngo Mose aba ari wewe wigira hafi y'Uwiteka wenyine, bo ntibamwegere, mwigire hafi, kandi abandi bantu ntibazamukane nawe. Imana igira amabwiriza. Mwibuka ko Mose iyo yajyaga ku musozi wa Sinayi ari wewe waganiraga n'Imana nk'uko umuntu aganira na mugenzi we barebana. Bwana Yesu asifiwe. Ku murongo wa 3 haranditse ngo Mose araza abwira abantu amagambo y'Uwiteka yose n'amategeko ye yose. Abantu bose baramusubiriza icyarimwe bati, ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Icyama abantu bose bakajya bemera icyo Uwiteka avuze, ibyo Uwiteka yavuze byose abantu bakemera kubikora, kandi atari ku magambo gusa, bakabishyira mu bikorwa. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Nagira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Turimo turaganira, twatangiye. Mose yandika amagambo y'Uwiteka yose, azinduka kare yubaka igicaniro hasi y'uwo musozi n'inkingi z'amabuye 12 zingana n'umubare w'imiryango y'Abisiraheli uko ari 12. Ndibutse ko umubare 12 ni mwiza kuko ujyanye n'umubare w'Abisiraheli. Umubare 7 ni mwiza, burya ni mwiza, ndetse n'umubare 3 ni umubare mwiza. Yesu ashimwe cyane. Iki gicaniro rero yagombaga kucyubaka kandi akurikije amabwiriza we yakoresheje ibijyanye n'umubare 12, bijyanye inkingi z'amabuye 12 zingana n'umubare w'imiryango y'Abisiraheli uko ari 12. Tugeze ku murongo wa 5. Ku murongo wa 5 haravuze ngo, ari naho ushaka ko dutega amatwi cyane, nahereye hejuru kugira ngo tubyumve neza, kugira ngo niza gusoma n'ibindi byanditswe twumve neza amaraso y'igiciro, twumve neza amaraso y'igiciro ayariyo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Abari Uganda mukama yebazibwe, muri mucya, muri burungi. Yesu ashimwe cyane. Ku murongo wa 4 haravuze ngo, ku murongo wa 5 haravuze ngo, atuma abasore bo mu Bisiraheli batambira Uwiteka ibitambo byoswa n'inka z'ibitambo by'uko bari amahoro. Bwana Yesu asifiwe. Kera hagombaga kubaho gutamba ibitambo, hatambwaga ibitambo byinshi iby'uko abantu bari amahoro. Hanyuma kandi hatambwaga n'ibitambo, igitambo cy'inka, igitambo cy'inuma z'intungura. Inuma y'intungura kugeza n'ubu nge ntabwo ndayibona, naba mbeshye kandi sinyambeshya. Inuma y'intungura uwambwiye ko yayibonye yambwiye ko ari inuma iba ifite ibara ritukura. Wa mutuku umeze nk'ujya kumera nk'uwijimyeho gatoya, ngo iba ifite ibara ritukura, niko ngo inuma y'intungura isa. Rero igitambo cyo kubanza gutanga inka kugira ngo imenerwe amaraso uwabarirwa ibyaha, n'igitambo cy'inuma y'intungura kugira ngo ibi igitambo cyo kugira ngo ubabarirwe ibyaha, ntabwo ubu ngubu twari kujya tubibona, kuko kugira ngo ukire ibyaha byawe nuko ugomba kuba hari igitambo. Bwana Yesu asifiwe. Praise him.
nagira ngo nkubwire amaraso y'igiciro. Turi ku murongo wa 5. Ku murongo wa 5 niho twari turimo dusoma, batangaga ibitambo by'uko bari amahoro. Yesu ashimwe cyane, Yesu ahabwa icyubahiro. Batangaga n'inka z'ibitambo by'uko bari amahoro. Yesu ashimwe, Yesu ahabwe icyubahiro. Ku murongo wa 6 haravuze ngo Mose agabanya amaraso mu bice bibiri bingana, kimwe agisuka mu nzabya, ikindi akimisha ku gicaniro. Bwana Yesu asifiwe. Ku murongo wa 7 niho tugeze. Yenda igitabo cy'isezerano agisomera abantu, baramubwira bati, ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora kandi tuzamwumvira. Bongeye kubisubiramo nk'uko iri jambo ryagarutse ku mirongo iri imbere. Baravuga bati ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora kandi tuzamwumvira. Yesu ashimwe cyane. Mose yenda ayo maraso ayamisha ku bantu, arababwira ati, ngaya maraso y'isezerano Uwiteka asezeranye namwe, nk'uko ayo magambo yose ari. Uwo ni umurongo wa 8. Reka musubiremo. Mose yenda ayo maraso yari yagabanyije mu nzabya kandi akayagabanyamo ibice bibiri, ayamisha ku bantu, maze arababwira ati, ngaya amaraso y'isezerano Uwiteka asezeranye namwe, nk'uko ayo magambo yose ari. Ku murongo wa 9, maze Mose azamukana na Aroni na Nadabu na Abihu n'abakuru b'Abisiraheli 70. Yesu ashimwe cyane. Tugeze ku murongo wa 10. Bareba Imana y'Abisiraheli munsi y'ibirenge byayo, hameze nk'amabuye ashashwe ya safiro ibonerana, ihwanye n'ijuru ry'umupyemure ubwaryo. Bwana Yesu asifiwe. Tugeze ku murongo wa 11. Handitse ngo, kandi abatoranyijwe b'Abisiraheli ntiyagira ikibatwara, bareba Imana, bararya, baranywa. Bwana Yesu asifiwe sana. Muzi impamvu nahereye mu gitabo cy'isezerano rya kera. Impamvu nahereye mu isezerano rya kera, nagira ngo ubanze wumve neza uburyo hatambwaga ibitambo by'uko bari amahoro. Nagira ngo ubanze wumve uburyo hatambwaga inka, hatambwaga inuma z'intungura. Kera iyo umuntu yakoraga icyaha, hagombaga kubaho igitambo kimukuraho ibyaha bye, hanyuma icyo gitambo kikajya mu kigwi cy'ibyaha bye, akabona kubibabarirwa. Yesu ashimwe cyane. Ubu ngubu rero ntabwo ariko bimeze. Abahanuzi b'ibinyoma babaho, nihagira ubabwira ko hari ibindi bitambo, niba babwira ko hari ikindi gitambo cy'amaraso kiruta icya Yesu Kristo, muzabatera umugongo, muzabahakanire, ntimuzite ku cyubahiro cyabo, ntimuzite ku matitire yabo. Titire zaba afite yose ntuzemere, azaba arimo kukubeshya, azaba ari umuhanuzi w'ibinyoma. Igitambo cy'ukuri cyangwa se amaraso y'igiciro niyo ndimo kubigishaho, kandi niyo ndi kubaganirizaho, kandi ndabasobanurira neza mu buryo buhagije, ku buryo musobanukirwa neza amaraso y'igiciro ayo ariyo, cyangwa se igitambo cy'ukuri cy'amaraso icyo ari cyo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe cyane. Mose yashushanyaga Kristo uzaza. Niyo mpamvu mubona yabasomeye isezerano. Imana irimo kubaha isezerano. Iri sezerano ni iry'ukuza kwa Kristo. Niyo mpamvu yabasomeye isezerano kugira ngo Imana igirane nabo, akababwira ngo
ngiri isezerano Imana igiranye namwe nk'uko ayo magambo ari. Yesu ashimwe cyane. Ryari isezerano bagiranye, ryari isezerano ryo kuza kwa Kristo, kandi turaza kureba kuza kwa Kristo icyakozwe, turaza kureba amaraso y'igiciro ayo ariyo, turaza kureba Kristo ibyo yakoze, ibyo yadukoreye. Kristo yatugiriye neza cyane. Na n'ubu Kristo y'isezerano rishyashya riba ritari ryaza, iyaba atari yamena amaraso, na n'ubu tuba tugishaka inka iri butambweho igitambo kugira ngo tubabarirwe ibyaha. Na n'ubu tuba tukiruka inyuma y'inuma z'intungura kugira ngo tubone kubabarirwa ibyaha. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu Kristo yubahwe none n'iteka ryose. Ndagira ngo mbabwire amaraso y'igiciro. Impamvu nahereye mw'iki gitabo cy'isezerano rya kera niyo ngiyo. Yesu ashimwe cyane. Mose yashushanyaga Kristo uzaza. Niyo mpamvu Mose igihe cyose mwumvaga yagiye akunda guhorana impuhwe. Yakunze guhorana impuhwe, akagenda agaragaza impuhwe. Ziriya mpuhwe ze rero ntabwo zari gusa, zashushanyaga, zagaragazaga uburyo Kristo ari umunyempuhwe, uburyo Kristo ari mwiza, zagaragazaga uburyo Kristo azaza kudupfira. Ziriya mpuhwe zagaragazaga isezerano Imana irimo kugirana n'Abisiraheli, kandi uyu munsi wa none byarasohoye. Yesu ashimwe cyane. Reka dusobanukirwe twibanda cyane ku murongo, guhera ku murongo wa 5. Ku murongo wa 5 haravuze ngo atuma abasore bo mu Bisiraheli batambira Uwiteka ibitambo byoswa n'inka z'ibitambo by'uko bari amahoro. Kera hatambwaga inka z'ibitambo by'uko bari amahoro. Iyo nka yagombaga kuba igitambo ikamena amaraso, kigatambirwa icyuko muri amahoro, n'inuma z'intungura. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Ku murongo wa 6 haravuze ngo Mose agabanya amaraso mu bice bibiri bingana, kimwe agisuka mu nzabya, ikindi akimisha ku gicaniro. Bwana Yesu asifiwe. Ikindi akimisha ku gicaniro yari yamaze kubaka. Yesu ashimwe cyane. Mwibutse ko igicaniro hari icyo kivuga. Nawe jya ugira igicaniro cyawe. Ugira igicaniro cy'amasengesho, ugira igicaniro wubakira Uwiteka, kandi ugire n'amabwiriza akigenga. Ntugasenga uko ubonye, ntugasengane ibyaha, ntugasengane ibibi, ntugasengane umuziro. Ugira uburyo bwo kubaka igicaniro. Yesu ashimwe cyane. Imana igira amategeko, kandi Imana igira n'amabwiriza. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma ikindi akimisha ku gicaniro, yenda igitabo cy'isezerano. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwa icyubahiro. Yenda igitabo cy'isezerano. Igitabo cy'isezerano agisomera abantu. Baramubwira bati, ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora, kandi tuzamwumvira. Yesu ashimwe cyane. Ese ujya ufata umwanya wo kumvira Uwiteka? Ujya ufata umwanya wo gutekereza ku byo Uwiteka yavuze kugira ngo ubikore, ubishyire mu bikorwa? Iyo utafashe umwanya ngo ubitekereze kandi ngo ubishyire mu bikorwa, icyo gihe birangira utamwumviye. Mbibutse ko ijambo kumvira Uwiteka rihwanye no kumwubaha. Kubaha Uwiteka egare kumwumvira, kumvira Uwiteka egare kumwubaha. Ayo magambo yose ntaho atandukaniye. Bwana Yesu asifiwe. Baravuga ngo ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora, kandi tuzamwumvira. Yesu ashimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe. Ndagira ngo ujye wumva ijambo ry'Imana kandi urishyire mu bikorwa. Ujye wumva ijambo ry'Imana kandi ntugapfe kuryumva gusa,
ujye uryumva urishyire mu bikorwa, kuko aricyo ijambo riba ridusaba. Kandi iyo uryumviye, iyo wumviye Uwiteka, biguhanirizwa no gukiranuka. kandi iyo wumviye Uwiteka ubona umugisha. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuzibukira ibyaha niko kujijuka, cyangwa se kuva mu byaha niko kujijuka. Yesu ashimwe cyane, kandi Yesu ahabwe icyubahiro. Ndagira ngo rero ujye wibuka ibyo Uwiteka yakubwiye, kandi ubikore, kandi umwumvire, kuko kubaha Uwiteka bigira umumaro. Kumvira Uwiteka bigira icyo bimarira umuntu mu buzima bwe bwa buri munsi, yaba yarakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza, yaba ataramwakiriye. Iyo wubashye Uwiteka, iyo umwumviye, bikugirira umumaro. Ni byiza rero kandi ko umuntu aba yaremereye Imana, aba yaremeye ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Bwana Yesu asifiwe. Niba utari wamwakira, ihute umwakira iki nicyo gihe. Niba utari wamwakira, menya ko yakumeneye amaraso y'igiciro, menya ko amaraso y'inka ndetse n'inuma z'intungura atagitangwa, ahubwo umenye amaraso y'icyo yakoze ku musaraba i Golgota i Nyabihanga, ubwo yabambanywe n'abagome babiri, ubwo yabambanywe n'abambuzi, kandi we nta cyaha yakoze, burya ni wowe yagiriraga. Niba kandi waramwakiriye ngo akubere umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, irinde gukora icyaha, kuko ukora icyaha n'uwa Satani. Baho mu buzima bwejejwe, baho mu buzima butunganiye Imana. Umuririmbyi wa 388 yaravuze ngo tunganira Imana ikuyobore. Tunganira Imana kandi uyumvire. Tunganira Imana ikuyobore. Tunganira Imana kandi uyumvire. Tunganira Imana ubudasiba. Bwana Yesu asifiwe. Tunganira Imana ubudasiba. Tugomba kubaho mu buzima bwejejwe. Imana irera kandi igakiranuka. Niyo mpamvu natwe tugomba kubaho mu buzima bwejejwe. Tugomba kwezwa, tugomba kubana n'Imana amahoro. Kubana n'Imana amahoro ni ukumenya icyo Yesu yakoze ku musaraba, ni ukumenya kandi ukazirikana amaraso y'igiciro ariyo ndi kugusobanurira. Yesu ashimwe cyane, kandi Yesu ahabwe icyubahiro. Ku murongo wa 9, Mose azamukana na Aroni na Nadabu na Abihu n'abakuru b'Abisiraheli 70. Yesu ashimwe cyane. Aba ni babandi rero yatoranyije bajyaga bamufasha. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma bareba Imana y'Abisiraheli munsi y'ibirenge byayo. Barebye Imana y'Abisiraheli munsi y'ibirenge byayo. Ntabwo Imana mwareba n'amaso ku maso, ntabwo wabaho. Imana ni umucyo mwinshi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana ni umuriro ukongora. Yesu ashimwe cyane. Imana ifite imbaraga nyinshi, ntabwo mwarebana amaso ku maso ngo ubashe kubaho. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Bareba Imana munsi y'ibirenge byayo. Imana yabiretse munsi y'ibirenge byayo, hameze nk'amabuye ashashwe ya safiro. Bwana Yesu asifiwe. Ibonerana, ihwanye n'ijuru ry'umupemure ubwaryo. Nuko munsi y'ibirenge byayo h'Uwiteka hari hameze. Uwiteka arakomeye, Uwiteka arahambaye, Uwiteka arera kandi agakiranuka. Uwiteka ni Imana iteye ubwoba, ni Imana ihambaye, ni Imana ifite ubutware bwinshi, ni Imana ifite imbaraga nyinshi, ni Imana. Uwiteka ni Imana ikomeye cyane. Mu byitwa Imana byose ntayihwanye nayo. Ibigirwamana ni iby'ubusa, ndetse n'ababyiringira bazahwana nabyo.
Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo basogokuruza bacu niyo Mana nyamana. Ababyemera n'abatabyemera, Yesu Kristo ni Imana, kandi ni Imana ikomeye, ni Imana ihambaye, ni umukiza wacu, ni umuremyi w'isi n'ijuru, nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Bwana Yesu asifiwe. Ku murongo wa 11 haravuze ngo, kandi abatoranyijwe b'Abisiraheli ntiyagira ikibatwara. Bwana Yesu asifiwe. Hahamagawe benshi, ariko hatoranyijwe bake. Niko intumwa Matayo Lewi yanditse. Abantu bahamagawe ni benshi, ariko hatoranyijwe bake. Aba batoranyijwe rero bo mu Bisiraheli, Imana ntiyagira ikibatwara. Iyo Imana iri mu ruhande rwawe, uba uri amahoro. Ijambo riravuga ngo ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umwisho wacu yava he? Ntaho. Iyo watoranyijwe, iyo uri intoranwa k'Uwiteka, uba uri umutoni k'Uwiteka, niyo Satani yazura umugara ntacyo yagutwara. Niyo amarembo y'ikuzimu yazikuka ntacyo yagutwara. Niyo abarozi baroga kajana ntacyo bagutwara. Niyo abacwezi bahaguruka ntacyo bagutwara. Niyo Satani n'ingabo ze n'imigambi yawo ntacyo bagutwara. Bwana Yesu asifiwe. Kubera ko uri mu batoranyijwe b'Abisiraheli. Imana yarabitegereje, ntiyagira ikibatwara. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Bibiliya iravuze ngo abatoranyijwe bo mu Bisiraheli, babandi 70 bagendanaga na Mose, Imana bareba munsi y'ibirenge byayo, kandi bitegereje ntiyagira ikibatwara. Ndakwifuriza kubana n'Imana amahoro, kandi kugira ngo nikureba igisanga nawe uri mu ruhande rwayo ntigire ikigutwara. Ntiyagira ikibatwara. Bareba Imana, nabo bareba Imana, nubwo bayirebye munsi y'ibirenge ariko barayibonye. Yesu ashimwe cyane. Ndagusabiye ngo Imana ikwiyereke, kandi Imana ikwiyereke neza. Ndagusabiye ngo Imana ikwiyereke mu buryo yakwiyeretse bwa mbere. Bwana Yesu asifiwe. Imana barayireba, bararya, baranywa, baba amahoro. Imana yarabiyeretse, bararya, baranywa, baba amahoro. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Bararya, baranywa, baba amahoro. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Yesu ashimwe cyane. Ndagukangurira kugira umubano mwiza n'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Hanyuma rero nababwiye ko duhere mu isezerano rya kera, kugira ngo usobanukirwe neza kera uko byagendaga. Kera ntabwo washoboraga kubabarirwa ibyaha udatanze igitambo. Hadatambwe igitambo cy'inka, hadatambwe igitambo cy'inuma y'intungura. Ibyo byose nibyo bakoreshaga kugira ngo ubabarirwe ibyaha, kandi nibyo byakoreshwaga kugira ngo hatambwe igitambo cy'uko muri amahoro. Bwana Yesu asifiwe. Twagiye rero, twagiye mu isezerano rishyashya. Ndashaka kubasobanurira neza amaraso y'igiciro ayo ariyo. Turakoresha ibyanditswe byinshi, kandi nawe wumva ijambo neza ry'Imana umunota ku wundi. Ahangaha uraganira na Pastor Bizumutima Welarsi, akubwira ijambo ry'ukuri, kandi nta kugoreka, nta bya bindi abahanuzi b'ibinyoma bababwira bitari byo. Oya, ijambo ry'ukuri. Twarahamagawe kandi twaratoranyijwe. Twahamagariwe gukora umurimo w'Imana kandi neza. Twahamagariwe gukora umurimo w'Imana tutagize ibyo turebaho. Twemeye kugira ibyo duhomba. Twemeye kugira ibyo tureka. Twemeye kurambya dukorera Imana. Twaratutswe, turavugwa, turananizwa, tuvugwa nabi, turatukwa, tugira gute na n'ubu biracyabaho, ariko tukomeza gukorera Imana kandi nkuko bikwiriye. Bwana Yesu asifiwe. Tugiye muri igitabo cyanditswe na Yohana, intumwa Yohana, igitabo cya 3 cyo mu isezerano rishyashya,
cyanditswe na Yohana. Yohana, bibutse ko Yohana abantu batazi ijambo ry'Imana neza cyangwa se bakiri batoya, tugomba kubasobanurira neza. Uyu Yohana ntabwo ari Yohana Batista, ntabwo ari Yohana umubatiza, oya, ni Yohana intumwa. Yohana intumwa. Yesu ashimwe cyane. Yohana intumwa niwe Bibiliya ivuga ngo wa mwigishwa Yesu yakundaga cyane. Yohana, aba bana bene Zebedayo, Yesu yabitaga abana b'inkuba. Bwana Yesu asifiwe. Yabitaga abana b'inkuba, kuko yarabarebaga akabona ni abanyembaraga. Yohana intumwa. Yohana wa wundi batetse mu mavuta, mu ngunguru y'amavuta yabirinduye ntagire icyaba, akavamo ari agasore. Yohana wa wundi bajugunye ku kirwa cy'Ipatimo. Ku kirwa, mbibutse ko ikirwa ni ahantu, ni umusozi uba utuweho ariko ukaba uri hagati y'amazi runaka, ukaba uri hagati y'amazi. Yesu ashimwe cyane. Ni wa wundi bajugunye ku kirwa cy'Ipatimo ntagire icyaba. Hari inyamaswa z'inkazi, hari inzoka z'ubusagwe, hari inyamaswa zikomeye, ariko barahamujugunye, ahubwo atangira kubona ijuru rikinguka, atangira kwandika ijambo ry'Imana, atangira kwandikira amatorero 7 yo muri Aziya, atangira kwandika, niyo wanditse igitabo cy'Ibyahishuwe, niyo wanditse ziriya nzandiko 3, niwe kandi turimo kuvuga ahangaha. Ibice 19, turahera ku murongo wa 31, hanyuma tugeze ku murongo wa 37, twumve amaraso y'igiciro ayariyo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe cyane. Ku murongo wa 31 haravuga ngo uwo munsi wari uwo kwitegura Pasika, kandi Abayuda ntibashakaga ko imibiri iguma ku musaraba ku isabato. Kuri iyo sabato yari umunsi mukuru, niko gusaba Pilato kubavuna amaguru ngo babamburwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe cyane. Ku munsi biteguragaho Pasika, Yesu ari ku musaraba i Nyabihanga i Goligota, ahabambwaga abagome, ahabambwaga abambuzi, ahabambwaga abantu ba ruharwa. Isabato yari iri hafi kuba. Yesu ashimwe cyane. Babonye ko rero isabato iri hafi kuba, niko kuko wendaga kwitegura Pasika, kandi Abayuda ntibashakaga ko imibiri iguma ku musaraba ku isabato. Yesu ashimwe cyane. Kuko iyo sabato yari umunsi mukuru, niko gusaba Pilato kubavuna amaguru ngo babamburwe. Yesu ashimwe cyane. Ese ninde muntu wavuna amaguru ya Yesu Kristo ngo abishobore? Yesu Kristo yabaye mu isi igice kimwe ari umuntu, ariko umuntu w'intungane. Ikindi gice yari Imana. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe cyane. Tuzabiganiraho nitugera mu buryo bwo gusobanura ubutumwa bwiza uko ari bune, bwanditswe na Matayo, Mariko, Luka ndetse na Yohana. Yesu ashimwe cyane. Tuzabasobanurira neza uko abo bantu bose bamubonye, tuzabasobanurira neza uko yari ari mu isi, n'icyo yakoze, n'uko yari ari. Yesu ashimwe cyane. Ku isabato rero, kubera ko baziririzaga amategeko, Abayuda baziririzaga amategeko, bagiraga amategeko akomeye cyane bakanayagenderaho cyane. Amategeko yo gukebwa, amategeko mbese menshi. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwa icyubahiro. Ku isabato nta kintu cyagombaga gukorwa.
kandi urumva ko baniteguraga umunsi mukuru wa Pasika. Yesu ashimwe cyane. Ku murongo wa 32 abasirikare baraza babanza kuri umwe bamuvuna amaguru, n'undi wari ubambanywe nawe bamugenza batyo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe cyane. Babanjije kuri Dismas wari ibumoso bamuvuna amaguru, bakurikizaho Titusi wari iburyo nawe bamuvuna amaguru. Bwana Yesu asifiwe. Kurikira neza ijambo ry'Imana. Ndakwifuriza kumva ijambo ry'Imana ry'ukuri kandi ugasobanukirwa neza, ariko ibyo Uwiteka yavuze byose ukabyumva kandi ukabyumvira. Yesu ashimwe cyane. Bageze kuri Titusi bamuvuna amaguru. Bamaze kumuvuna amaguru, tugeze ku murongo wa 33, ariko bageze kuri Yesu basanga amaze gupfa, ntibamuvuna amaguru. Bibutse ko umwami adapfa ahubwo atanga. Bwana Yesu asifiwe. Bageze kuri Yesu basanga amaze gutanga, ntibamuvuna amaguru. Hari impamvu yabiteye, hari impamvu yatumye bamugeraho bagasanga amaze gutanga, nayo ndayibasobanurira. Ijambo ry'Imana, Bibiliya irabisobanura neza. Kurikira neza ijambo ry'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Ariko umwe muri bo amucumita icumu mu rubavu, uwo mwanya havamo amaraso n'amazi. Uwo ni umurongo wa 34. Ariko umwe muri bo, muri abo basirikare, amucumita icumu mu rubavu rw'ibumoso, havamo amaraso n'amazi. Bwana Yesu asifiwe. Aya maraso rero yavuye mu rubavu rwe, niyo maraso y'igiciro, niyo yatubereye igitambo. Yesu ashimwe cyane. Kurikira neza wumve. Uyu umwe mu basirikare b'Abanyaroma wari umusirikare ukomeye, yari umwafandi ukomeye cyane, yari umusirikare w'umugome cyane ukomeye, kandi yari akomeye cyane. Baramwizeraga mu buryo bw'igisirikare no mu buryo bw'ubugome. Yesu ashimwe cyane. Uyu musirikare yitwaga Longinus. Uyu musirikare Longinus yari umusirikare w'ingabo z'Abaroma kandi yari akomeye cyane. Yesu ashimwe cyane. Niwe wateye icumu Yesu mu rubavu rw'ibumoso, havamwo amazi, amaraso n'amazi. Longinus uyu nguyu yari afite ijisho rimwe ritabona. Yesu ashimwe cyane. Mbibutse ko Imana ivubira imvura ababi n'abeza. Nawe nubwo utari wamwakira, igihe cyawe cyo kumwakira ni iki ngiki. Waza ukihana, Yesu akakugirira neza kuko na Longinus yihanye. Bwana Yesu asifiwe. Longinus amaze kumutera icumu mu rubavu, Bibiliya ivuze ko yamucumise icumu mu rubavu rw'ibumoso, havamwo amaraso n'amazi. Aya maraso yahise asimbuka atarukira mu ijisho rya Longinus, rya jisho ritabonaga. Longinus nawe yahise yakira igitangaza. Ako kanya akira aho ngaho, ijisho rya Longinus ryahise ribona. Yesu ashimwe cyane. Abo bagendanaga bari bamuzi ko agenda afite ijisho rimwe, bari bamuzi, bari babizi. Ako kanya nabo barabirebye, barabibonye ko Longinus ahise akira, ijisho rihise rikira. Longinus niwe wavuze ati, uyu muntu nyamara yari umwana w'Imana, nta kibi yari yakoze. Yesu ashimwe cyane, kuko mbibutse we yari ari ku kazi kandi kajyanye n'ibyo yigishijwe, ariko kandi
byari biri no mu mugambi w'Imana ko agomba gukora uwo murimo, kuko amaraso y'igiciro yagombaga kuboneka. Yesu ashimwe cyane. Byari umugambi w'Imana ko rero agomba gukora uwo murimo wo kumutera icumu, kuko amaraso y'igiciro yagombaga kuboneka byanga bikunda, kandi yagombaga kuboneka ari uko Yesu apfuye. Ndakwibutsa ko yapfuye ari njye apfiriye, nawe yagupfiriye, yapfiriye n'uriya, yapfiriye abatuye isi bose, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizere wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo nkwibutse ko Yesu yakoze umurimo ukomeye ku musaraba i Nyabihanga, i Golgota. Ndagira ngo nkwibutse ko yakoze umurimo uhambaye. Longinusi amaze kumutera icumu mu rubavu rw'ibumoso, amaraso amaze gutarukira mu ijisho rye ritabonaga, yahise areba, ijisho rye ryahise rikira, kandi Longinusi yahise akizwa. Kandi Longinusi ari mu bantu batotejwe. Longinusi yaratotejwe cyane kuko yakijijwe, ndetse mu gutotezwa baje no kumwica, azize banamuciye n'ururimi. Baramutoteje, baramwica, ndetse igihe cyarageze bamwica bamuciye n'ururimi, kuko yari ari gutotezwa azira ko yakiriye Yesu Kristo umwami. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwa icyubahiro. Longinusi nawe ari mu bantu bajya bibuka mu bamaritiri. Abamaritiri ni abantu bapfuye ariko bahowe Imana. Abahowe Imana. Katolike igikunda kuyibuka cyane. Abamaritiri ni abantu bapfuye ariko bahowe Imana. Ba Stefano, ba Yakobo, ba Petero babambwe bacuritswe umutwe, ba Barutolomayo batonoye, mbese bariya bose, ba Yohana nubwo yapfuye igihe kigeze, ariko bari babanje kumutoteza. Yohana uyu ndimo ndababwira. Abo ngabo bitwa abamaritiri, abantu bapfuye ariko bazize gukorera Imana, bazize ko bemeye Yesu Kristo umwami n'umukiza. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe cyane. Longinusi uyu yari umusirikare w'umugome, ariko ntabwo Yesu yigeze areba ubugome bwe, ahubwo yashatse kuba umukiza. Nawe mwemerera gukiza ubu. Muririmbyi yaravuze ngo mwemerere agukiza ubu, mwemerera uwo mutwaro uguture, mwemerera kuruhure. Amaraso y'igiciro yamenewe abatuye isi bose. Amaraso y'igiciro nawe yarakumenewe kugira ngo ukizwe, kugira ngo kandi akureho ibicumuro byawe, kandi atwikire ibyaha byawe. Iyo usomye Zaburi ya 32 umurongo wa mbere, haravuga ngo hahirwa ababarirwa ibicumuro byabo, ibyaha byabo bigatwikirwa. Hahirwa abo Uwiteka atabaraho gukiranirwa. Donc zezewaya depaya. Imana igira neza. Yesu yagize neza. Yesu yakoze umurimo ukomeye. Yesu yakoze ibitangaza bikomeye, kuko igitangaza gikomeye kiruta ibindi byose ni ukuba Yesu yaratumeneye amaraso ku musaraba i Nyabihanga, i Golgota. Yesu ashimwe cyane. Ziriya nka ndetse na ziriya numa z'intungura ntabwo twari kuba tubasha kubyirukaho, ntabwo twari kubasha kubibona, kugira ngo bijye bikuraho ibyaha byacu ndetse n'ibicumuro. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Uwabibonye niwe ubihamije, kandi ibyo ahamya ni iby'ukuri, kandi azi ko avuga ukuri, ngo namwe mwizere. Niba utari wizera, izere, tangira wizere. Bwana Yesu asifiwe. Izere ko ibyo Yohana yabonye kandi yahamije ari iby'ukuri,
ngwino umwizere aka kanya, izera umwami Yesu Kristo. Nta wundi wo kwizerwa, nta rindi zina twahawe ryo gukirizwamwo, nk'uko ibyakozwe n'intumwa igice cya 4 umurongo wa 12 havuga. Haravuga ngo nta rindi zina mu isi ndetse no mu ijuru twahawe ryo gukirizwamwo. Bwana Yesu asifiwe. Abari Uganda, Mukama yebazibwe, Mukama ahabwe ekitibwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Abari Tanzania ndabasuhuje, abari Kampala ndabasuhuje, mu Rwanda ndabasuhuje, Burundi ndabasuhuje. Mukomeze mugubwe neza kandi tuganire ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ku murongo wa 36, kuko ibyo byabereyeho kugira ngo ibyanditswe bisohore ngo nta gufa rye rizavunika, nta gufwa rye rizavunwa. Bwana Yesu asifiwe. Impamvu uyu musirikare Longinus yaje hanyuma agasanga abandi bavunitse amaguru, bamaze kubavuna amaguru akabavuna amaguru, hanyuma Dismas wari ibumoso akamuvuna amaguru, Titus wari iburyo akamuvuna amaguru, ariko bagera ku mwami Yesu Kristo bagasanga we amaze gutanga cyangwa se amaze gusinzira, nuko byari byarahanuwe kandi byari byaranditswe ko nta gufwa rye na rimwe rigomba kuvunwa cyangwa se rigomba kuvunika. Donc zeze waya depaya. Imana irakomeye kandi Imana irahambaye. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Ibyo byabereyeho kugira ngo ibyanditswe bisohore ngo nta gufwa rye rizavunwa. Yesu ashimwe cyane. Ku murongo wa 37 haranditse ngo byongeye kandi ibindi byanditswe biravuga ngo bazabona uwo bacumise. Bwana Yesu asifiwe. Bazabona uwo bacumise. Yesu ashimwe cyane. Turihuta, byanditswe ni byinshi. Tukiri aho, reka dusimbukire mu gitabo cyanditswe cy'Abaheburayo. Iki gitabo cy'Abaheburayo bavuga ko ari igitabo kiri enkoni, cyangwa se batazi uwacyanditse atazwi. Ariko iyo urebye neza kandi iyo witegereje kandi iyo urebye n'ibindi bitabo bya komantere, usanga iki gitabo bigaragara ko cyaba cyaranditswe na Pawulo wari Sawuli waje guhindurwa Pawulo. Yesu ashimwe cyane. Turasoma igice cya 9 duhere ku murongo wa 11 tugere ku murongo wa 14. Hanyuma haranditse ngo ariko Kristo amaze kuza ahinduka umutambyi mukuru w'ibyiza bizaza, anyura mu ihema rirusha rya rindi gukomera no gutungana rwose, ritaremwe n'intoki. Ibyo ni ukuvuga ngo ritari iryo mu byaremwe ibi. Bwana Yesu asifiwe. Kristo Yesu ni umutambyi mukuru. Kristo Yesu ni umutambyi mukuru, ni uruta abandi batambyi bose. Bwana Yesu asifiwe. Kristo Yesu niwe watambye igitambo gikomeye, ndetse yemera no gutamba umubiri we kugira ngo atumenere amaraso y'igiciro. Aya maraso ajya dukiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Kuri uyu murongo wa 11 rero turambutse tugiye ku murongo wa 12. Kandi ntiyinjizwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa ay'ibimasa, ahubwo yahinjizwe rimwe n'amaraso iye, amaze kutubonera gucungurwa kwiteka. Yesu Kristo ashimwe cyane. Yesu yamennye amaraso kandi yamennye igitambo cy'iteka ryose, kandi kugira ngo atumenyere gucungurwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu Kristo ahimbazwe iteka ryose. Ku murongo wa 13,
none ubwo amaraso y'ihene n'ay'amapfizi n'ivu ry'inka yiriza iyo biminjirijwe ku bahumanye ko byeza umubiri ugahumanuka, nkanswe amaraso ya Kristo amaraso ya Kristo witambiye Imana atagira inenge kubw'umwuka w'iteka, ntazarushaho guhumanura imitima yanyu akabezaho imirimo ipfuye kugira ngo mubone ko mukorera Imana ihoraho. Bwana Yesu asifiwe. Nabasobanuriye mu gitabo cyo Kuva uburyo amaraso ari amaraso y'inka Mose yamishije ku bantu, kwari kugira ngo buryo bababarirwe ibyaha. Yesu ashimwe cyane. Amaraso y'ihene, amaraso y'iriza, amaraso y'ibimasa, amaraso y'inuma y'intungura niyo yamenerwaga abantu kugira ngo bababarirwe ibyaha byabo, akabakuraho ibyaha, akabakuraho imirimo mibi. Yesu ashimwe cyane. Ndetse none se nkanswe amaraso ya Yesu Kristo, igitambo gikuru gisumba ibindi byose, aya maraso ntazarushaho gukuraho abantu imirimo mibi yose kugira ngo babone uko bakorera Imana ihoraho. Bwana Yesu asifiwe. Kubw'ibyo nicyo gituma aba umuhuza w'isezerano rishya, kugira ngo abahamagawe bahabwe ibiragwa bidashira byasezeranyijwe. Ubwo habayeho uwapfiriye gucungura abacumuye batigeze bagitegekwa n'isezerano rya mbere. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ahabwe icyubahiro kandi Yesu ahimbazwe iteka ryose. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Twari turi mu gitabo cy'Abaheburayo kugira ngo twumve iki gitambo, twumve amaraso y'igiciro ayariyo. Reka dusimbukire mu gitabo cy'Abanyaroma, gitabo Pawulo yandikiye Abanyaroma, hanyuma dusome igice cya 5, dusome umurongo wa 6, igice cya 5 duhere ku murongo wa 6, hanyuma dukomeze twumve amaraso y'igiciro ayariyo. Igice cya 5 umurongo wa 6 haranditswe ngo, tukiri abanyantege nke mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha. Birakomeye kugira ngo umuntu apfire umukiranutsi nkanswe umunyabyaha. Icyakora ahari byashoboka ko umuntu yatinyuka gupfira uwo munyangeso nziza. N'uwapfa apfira umunyangeso nziza, ntiyapfira umunyabyaha. Yesu ashimwe cyane. Ku murongo wa 8 yaravuze ngo, ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Ku murongo wa 8, tukiri ku murongo wa 8, nagira ngo mbasobanurire uyu mubyeyi, uyu mugore witwaga Mariya Magadalena. Mariya Magadalena, turimo turaganira amaraso y'igiciro. Mariya Magadalena yavukaga ahantu mu mudugudu witwa Imagdala, hari i Betaniya hafi y'inyanja kwa Simoni w'umuhazi. Akaba ari rwa rugo Yesu Kristo yaba yaragendagamwo, cyangwa se urugo Yesu Kristo yabaga rugaragara ko Yesu ari rwo rugo yararagamwo rwonyine. Yesu ashimwe cyane, bitewe n'uko hari inshuti ye Lazaro. Lazaro wa wundi yazuwe yarapfuye amaze iminsi 4 mu gituro ndetse n'3 y'icyunamo y'ikiriyo. Lazaro yari inshuti ya Yesu. Lazaro akaba yari inshuti ya Mariya Magadalena ndetse na Marita. Mariya Magadalena yavaga indimwe na Marita.
hanyuma musaza wabo akaba Lazaro. Bwana Yesu asifiwe. Ntabwo ari Lazaro wa wundi w'umukene, ni Lazaro wa wundi wapfuye Yesu akamuzura amaze iminsi 4 mu gituro. Bwana Yesu asifiwe. Bari abana ba Simoni, bari batuye rero umudugudu w'ahantu bita i Magdala. Niyo mpamvu iri zina Mariya Magadarena rifite icyo ripfana n'uwo mudugudu waho witwa Magdala. Bwana Yesu asifiwe sana. Mariya Magadarena ni wa mugore Yesu yagiriye ubuntu, bari bamufashe asambana ndetse bafite n'igihanga, bamuzana imbere ya Yesu. Yesu amwitegereje arunama atangira kwandika hasi. Atangiye kwandika hasi atangira kwandika ibyaha by'aba bantu. Uko yandikaga hasi umucanga niko buri muntu yagendaga abona ibyaha bye. Umuntu wabonaga ibyaha bye yahitaga agira gute agenda. Yesu ashimwe cyane. Yesu arimo yandika hasi, igihe yunamutse yasanze ba bantu bose baregaga Mariya Magadarena nta numwe uhari. Aramubaza ati, mugore, none se abantu bakuregaga bari hehe? Hanyuma arababwira ati, bose bagiye. Araje arambwira ati, rero ubwo abo bantu batabashije kuguciraho iteka, nanjye singuciriyeho iteka, ngaho genda, ariko ntukongere gukora icyaha ukundi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mariya Magadarena niwe wa mugore wafashwe asambana. Ibyo ngibyo urayibona mu gitabo cya Dr. Luka ibice 8 umurongo wa 2. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ahimbazwe. Uyu mugore Mariya Magadarena ni wa mugore Yesu yagiriye neza igihe bari bamuzanye arwaye abadayimoni. Hanyuma amaze kumwirukanamo abadayimoni, asanga mwirukanyemo abadayimoni 7. Uyu ni wa mugore Bibiliya ivuga ko yakije abadayimoni benshi. Bari abadayimoni 7. Yesu ashimwe cyane. Uyu mugore Mariya Magadarena, abagore bubahwa ariko by the way, abagore aho bari mwubahwe. Umugore agereranywa n'itorero, kandi abagore muri abantu bakomeye, muri abantu b'igiciro, muri abantu Imana yagiriye neza, muri abantu bo kubahwa. Icyampa namwe mukamenya agaciro k'amaraso y'igiciro, amaraso mwamenewe. Bwana Yesu asifiwe. Uyu mugore niwe wagiye kumva ya Kristo bwa mbere. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Uyu mugore niwe babagore b'i Yerusalemu bagiye kumva. Uyu mugore niwe wagiye kumva bwa mbere. Ndagira ngo mbamenyeshe ko uyu mugore Mariya Magadarena ari we Yesu yiyeretse bwa mbere ku gashyamba. Yesu ashimwe cyane. Aramubwira ati, ntugire umuntu bibwira. Ariko wakwibaza kuki Petero ko yari inkwakuzi, Petero ko ari we muntu umwe Yesu ari umwe muntu umwe Yesu yahamagaye bwa mbere, kuki Yesu atiyeretse Petero bwa mbere? Petero nawe yagiye kureba kumva, ari uko bibwiwe na Mariya Magadarena, bibwiwe n'abagore. Yesu ashimwe cyane. Nibwo yirutse ajya kureba koko ibyo bavuze koko ko ari byo. Yesu ashimwe cyane. Uyu mugore niwe Yesu yiyeretse ku gashyamba, aramubwira ati, ni njye, dore nazutse, ntabwo nkiri mu bapfuye, ntugire umuntu bibwira. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Mariya Magadarena w'i Magdala kwa Simoni niwe wagiye kumva ya Yesu Kristo bwa mbere. Mariya Magdala rero amaze gukizwa, Yesu amaze kumugirira ubuntu bungana butya, kuko nawe ari mu bameneye amaraso, Mariya Magdala yahise afata icyemezo cyo kuba umuvugabutumwa, akajya amukurikira aho yajyaga hose. Mariya Magadarena w'i Magdala yahise afata icyemezo cyo gukurikira Yesu aho yajyaga hose, abo umuvugabutumwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu ahimbazwe. Uyu Mariya Magadarena Yesu yamugiriye ubuntu ubwo bari kumukoresha w'ikoro, bari mu nzu barimo basangira. Mariya Magadarena arinjira, kuko Mariya Magadarena yari indaya. Nyine nababwiye ko ari wa mugore wafashwe asambana, yari indaya, yakoraga umurimo w'uburaya.
erega indaya Yesu azigirira neza, indaya Yesu arazikunda. Erega nawe wabivamo Imana ikakugirira neza, erega nawe waza ugakizwa bigakunda. Yesu arashoboye, Yesu arahambaye, Yesu afite imbaraga zikura umuntu mu byaha. Yesu yakumeneye amaraso, amaraso y'igiciro. Aya maraso niyo akura umuntu mu byaha, aya maraso niyo soko yoza abanduye bakabonera rwose de. Aya maraso niyo akiza indwara, aya maraso niyo ahumanura abahumanye, aya maraso niyo akuraho ibyo badutega, aya maraso niyo akuraho ibitongerano, aya maraso niyo akuraho ibirozi by'ibihuherano, aya maraso niyo azura aya maraso ni ay'igiciro, niyo soko yoza abanduye. Iyo ageze mu mutima w'umunyabyaha aragenda akahindura umweru, aragenda umutima akawutunganya. Aya maraso y'igiciro arakomeye, aya maraso y'igiciro arahambaye, aya maraso y'igiciro ni amaraso akomeye, ni amaraso yo kwizerwa. Nta kindi gitambo kiriho kitari amaraso y'igiciro, kandi ni amaraso ya Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Uyu mubyeyi Mariya Magadalena niwe winjiye mu nzu y'umukoresha w'ikoro, barimo baganira basangira na Yesu, intumwa ze. Arangije yinjiye barikanga, bikanze kubera iki? Bikanze kuko hinjiye indaya, kandi harera intumwa ze barimo baganira. Mbibutse ko ziriya ntumwa za Yesu nazo hari ukuntu zagiraga ubwibone, ukuntu bakumva ko ngo ari abayuda nyakuri, bakumva ko ngo ari bo agakiza kava mu bayuda gusa. Tuzabiganiraho ikindi gihe. Mbese bakumva ko ari bo, ntabwo bumvaga ko umuntu w'indaya ukora umurimo w'uburaya nawe amaraso y'igiciro yamweza. Yesu ashimwe cyane. Abarinjiye rero, yinjiye afite umukondo w'amavuta. Ayo mavuta yarahendaga cyane, yitwa narada. Ayo mavuta ndumva aboneka mu gihugu cya Isiraheli, ngira ngo abagezeyo ndumva, ariko abo twaganiriye twabashije kuvugana bambwiye ayo mavuta ava mu gihugu cya Isiraheli. Ni amavuta ahenda cyane yitwa narada. Yesu ashimwe cyane. Amaze kwinjira, kubera ko buriya, reka nkubwire, ukwiye kugira umutima ukunda Imana, ukwiye kugira umutima ushakashaka ibyo umwami ashima. Yesu ashimwe cyane. Mariya Magadalena yinjiye we yahise agenda arombereza aho Yesu ari, kuko yashakaga Yesu. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe sana. Mariya Magadalena yinjiraga naho Yesu ari, we kuko yaje areba Yesu. Yari yaramaze kumenya ko ari umukiza, yari yaramaze kumenya ko yamukirira ibyaha, yamaze kumukiza deja, abantu bashaka kumwica. Muri Isiraheli, iyo wabaga wasambanye, bagufasha usambana, ibimenyetso bigaragara, baguteraga amabuye kugeza upfuye. Yesu yarenze kuri ayo mategeko, amubabarira ibyo byaha, arayimukiza. Aramubwira ngo ariko ntukongere kugenda, ntukongere gukora icyaha ukundi. Yesu ashimwe cyane. Mariya Magadalena yari abizi rero. Nawe jya uzirikana neza Yesu yakugiriye, jya uzirikana neza icyo Imana yagukoreye, ukizirikane. Bwana Yesu asifiwe. Mariya Magadalena ibyo yarabizirikanye, kubera ko ibyo Yesu yamukoreye yari abizi. Yesu ashimwe cyane. Babona yinjira arombereza aho Yesu ari. Arangije icyo yagiye, yahise amusoma. Amaze kumusoma ahita arira, amuririra ku birenge, amarira yagwa ku birenge bya Yesu. Yari afite umusatsi mwiza cyane wageraga inyuma. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Ahita yamarira yahanaguza umusatsi we. Amaze kuyahanaguza umusatsi we, arangije ahita afata ya mavuta y'igiciro. Nababwiye ko ari amavuta yahendaga cyane, n'ubu ngira ngo arahenda. Ni amavuta yitwa narada. Bwana Yesu asifiwe sana. Arangije ayo mavuta ahita yamusiga ku birenge. Barangije Yuda aravuga ngo ayo mavuta apfuye ubusa. Abwira Yesu ngo ayo mavuta apfuye ubusa, ngo ayo mavuta ari kugurishwa, ngo hanyuma ngo akazafasha abakene. Yesu niho yabwiye Yuda ngo abakene muzahorana. Yesu ashimwe cyane. Mariya Magadalena yari afite umutima wo gushaka Yesu, yari afite umutima wo gukunda Imana, yari afite umutima wo kumenya ibyo Yesu yamukoreye. Bwana Yesu asifiwe sana. Mariya Magadalena rero nawe yagiriwe ubuntu. Twari tugeze ku murongo wa 8. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Twari tugeze ku murongo wa 8, niho twari tumaze gusoma. Hanswe noneho ubwo tumaze gutsindishirizwa
ngo turi ku murongo wa 9. Nibyo tukiri abanyabyaha. Ku murongo wa 9 haravuze ngo nkanswe noneho ubwo tumaze gutsindishirizwa n'amaraso ye. Bwana Yesu asifiwe. N'amaraso ye ntituzarushaho gukizwa umujinya w'Imana nawe. Hariho n'akabazo. Ku murongo wa 10 haranditse ngo ubwo twunzwe n'Imana kubw'urupfu rw'umwana wayo wadupfiriye tukiri abanzi b'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Abanzi bayo. None ubwo tumaze kungwa nayo. Murongo wa 9 harimo aravuga ngo umurongo wa 10, ubwo tumaze kungwa nayo ntituzarushaho gukizwa kubw'ubugingo bwe. Hariho akabazo. Bwana Yesu asifiwe. Ariko si ibyo byonyine. 11 niko havuze, ahubwo twishimira Imana kubw'umwami wacu. Bwana Yesu asifiwe. Ahubwo twishimira Imana kubw'umwami wacu Yesu Kristo, ukiduhesha kuzura nayo na bugingo n'ubu. Nta kindi kiduhesha kuzura n'Imana ni urupfu rwa Yesu Kristo, n'amaraso y'igiciro Yesu yatumeneye ku musaraba inyabihanga i Golgotha. Yohana yaranditse mu nzandiko ze aravuga ngo ukora icyaha n'uwa Satani. Aravuga ngo kandi icyaha n'ubugome. Aravuga umwana w'icyaha ntakora icyaha, umwana w'Imana ntakora icyaha. Yesu ashimwe cyane. Rero kubera ko turi mu isi, igihe wakiguyemo cyangwa se wateshutse, ugomba kumenya ko wezwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Wowe utari wamwakira ngo kubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ngwino umwegere agukize ubu. Ngwino agukize kandi akoresheje amaraso ye, kuko amaraso ye niyo soko yoza abanduye, niyo yeza abanyabyaha de bakabonera rwose. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Twari turi mu kuganira igitabo cy'Abaroma, ariko saho honyine. Reka turebe no mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa nge nkunda kucyita, ntago nge nkita igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ahubwo nge nkunda kucyita igitabo cy'ibyakozwe n'umwuka. Yesu ashimwe cyane. Igitabo cy'ibyakozwe n'umwuka, kuko iyo urebye amagambo yanditsemo ntago wabona ko ibyakozwe n'intumwa. Ni intumwa kuko zabikoze, ariko zibikoreshejwe n'umwuka wera. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 8, hanyuma turebe ku murongo wa 32, hanyuma dukomeze tuganire ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Murongo wa 32 haranditse ngo ibyo yasomaga mu byanditswe byari ibi ngo yajyanywe nk'intama bajyana mu ibagiro, kandi nk'uko umwana w'intama ucecekera imbere y'umukemura, niko atabumbuye akanwa ke. Ubwo yacishwaga bugufi, urubanza rwari rumukwiriye barumukuyeho. Umuryango we uzamenyekana ute ko ubugingo bwe bukuwe mu isi. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu yakoze ibintu bikomeye ku musaraba inyabihanga i Golgotha. Yesu yadukoreye ibikomeye cyane. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Ndagira ngo turebe, nababwiye ko nkoresha ibyanditswe byinshi. Mu busanzwe nkunda mu myigishirize yanjye uko nigisha, amashaka ko umuntu umwigisha akamenya ijambo, ariko kandi nkamuha n'ibyanditswe byaho agomba gusoma, nyine nkanahamusobanurira kugira ngo umuntu amenye ijambo ry'Imana neza.
Yesu ashimwe cyane. Matayo ibice 22 murongo wa 62, dusome mu izina rya Yesu Kristo kuko ni byo turimo tuganiraho, turi kuganira amaraso y'igiciro. Murongo wa 62 haravuze ngo nuko bukeye bwaho ari wo munsi wakurikiraga wo kwitegura, abatambyi bakuru n'abafarisayo bateranira kwa Pilato. Abatambyi bakuru n'abafarisayo bahuriye kwa Pilato, bariho bateranira. Baramubwira bati, mutware, twibutse ko wa mubeshyi akiri muzima, yagize ngo iminsi 3 nishira azazuka. Bwana Yesu asifiwe. Nyamara Yesu Kristo niwe wadupfiriye, kandi iminsi 3 yonyine yari ihagije kugira ngo azuke. Yesu ashimwe cyane. Bamwita umubeshyi, ariko nubwo bamwise umubeshyi ntabwo byamubujije kugenda abagirira neza. Erega mbibutse ko abatutse Yesu, abamuvuze nabi, abamutoteje, nta numwe atakoreye ibitangaza, nta numwe atakirije abana, nta numwe atahumuriye impumyi, Yesu yakoze ibintu byinshi. Bwana Yesu asifiwe. Nuko tegeka barinde igituro cyane bazageze ku munsi wa 3, kugira ngo abigishwa be bataza kumwiba bakabwira abantu ngo arazutse. Bwana Yesu asifiwe. Uku niko bavuze ngo arazutse, maze kuyoba kwa nyuma kukaruta kwa mbere. Bwana Yesu asifiwe, kandi Yesu Kristo ahabwe icyubahiro. Pilato arababwira ati, ngaba abarinzi nimugende mukirindishe uko mubizi. Arababwira ati, mugende mubikore kandi mukirindishe uko mubizi. Ku murongo wa 66 aravuze ngo nabo baragenda barindisha igituro, bahoma ubushishi ku gitare kugira ngo bagiteranye n'umunwa w'igituro, babushyiraho ikimenyetso, abarinzi bahari. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Ibyo ntabwo byamubujije kuzuka. Bwana Yesu asifiwe. Ndagira ngo tuganire kuri uyu mugabo. Aba bagabo babiri bari babambanywe nawe, harimo uwari ibumoso witwaga Dismas, hakaba n'uwari iburyo witwaga Titus. Aba nabo Yesu yabagiriye neza, aba nabo Yesu yarabarengeye, aba nabo Yesu yarabatabaye. Uyu Titus niwe yihanye ku musaraba. Wabisoma mu gitabo cya Luka ibice 23 umurongo wa 39 kugera ku murongo wa 43, aho yabwiye mugenzi we ati, mbese ko dushimye twebwe turi abagome twakoraga ibibi, wowe ntutinya Imana ntunayubaha? Ntureba ko uyu nguyu aje kubambwa kandi akaba bambwe hagati yacu kandi nta kibi yakoze? Hanyuma arangije abwira umwigisha Yesu, aramubwira ati, rata, ubwo uri bugere mu bwami bwawe unyibuke. Yesu aramubwira ati, ndakubwira ukuri ko uyu munsi, iri joro, turi bubane muri paradizo. Bwana Yesu asifiwe. Aya maraso yageze kuri Titusi, nawe agirirwa neza n'Imana. Yihaniye ku musaraba, babwiyeho mugomba kubisoma. Hanyuma uyu Titusi, bibutse ko umuntu kugira ngo yihane cyangwa akizwe, hari icyo abamariye Imana, hari icyo tugomba kumarira Imana, hari umumaro dufitiye Imana. Bwana Yesu asifiwe. Uyu Titusi, igihe bari umwami
ndumva ari Herode yari yatanze itegeko ry'uko hagomba gupfa abana b'abahungu bose. Nibwo marayika yabwiye Yosefu na Mariya, arababwira ati mufate umwana na nyina, hanyuma ugende ubahungishe kandi muhungire mu gihugu cya Egiputa, kuko Imana ishobora byose. Nubwo igihugu cya Egiputa cyari igihugu cy'abanzi ba Isiraheli, ariko ntabwo byabujije ko bahungiyeyo. Ndatanga n'urundi rugero, buriya Imana iha umugisha uwitwa Isaka, umugisha ukomeye yawuboneye mu gihugu cy'Abafilisitiya kandi bari mu gihugu cy'abanzi babo. Niho yamufukuriye iriba iryita Rehoboti. Bibiliya iravuga ngo Isaka yahabereye umukire, arahinga areza, aratunganirwa, kandi ari mu gihugu cy'abanyamahanga, mu gihugu cy'Abafilisitiya. Niyo mpamvu na hano mu isi Imana ihaduhera umugisha kandi hameze nko mu Bafilisitiya cyangwa se nko muri Egiputa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Uyu Titusi niwe wakijije Yosefu na Mariya ubwo banyuraga mu butayu bwari bukomeye cyane bw'ahantu bitaga Iparani, kandi bari bafite itegeko ryo kwica abana b'abahungu bose. Mwibuke ko Yosefu na Mariya bari bahungishije umwana Yesu Kristo akiri mutoya. Titusi rero Imana yaramukoresheje, hanyuma arabakiza, niwe wabambukije, aragenda abageza, kuko hari ku mupaka, ngira ngo hari hafi n'igihugu cya Egiputa, burya biregeranye. Yesu ashimwe cyane. Uyu Titusi rero yakoreshejwe uwo murimo. Bariya abantu bari abagome, ku buryo umuntu wanyuraga muri buriya butayu bw'Iparani wese, bafataga abagore n'abakobwa bakabasambanya, barangiza bakabatera ibisongo mu myanya ndangagitsina yabo. Yesu ashimwe cyane. Uyu Titusi rero Imana Yesu yamugiriye ubuntu, kuko yihaniye hariya ku musaraba. Nawe iki nicyo gihe cyo kwihana. Waza ukihana ugakizwa, Imana ikakugirira neza. Ariko suriya Disimasi ko atihanye, murumva igihe cy'umuzuko azazukira iki? Azazukira gusuzugurwa iteka ryose no gukorwa n'isoni. Ariko Titusi azazukira ubugingo buhoraho. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbabwire uyu mugore witwaga Claudio Procula. Uyu mugore witwaga Claudio Procula yari umugore wa Pilato, muka Pilato. Bwana Yesu asifiwe. Igihe kimwe rero yararyamye, amaze kuryama bari muri kiriya gihe nyine cyo kugambanira Yesu no kugira igihe bajya kumusarura no kumwica n'iki byose. Hanyuma araryama, arangije agira iyerekwa, n'abanyamahanga bagira iyerekwa. Yesu ashimwe cyane. Claudio Procula yari muka Pilato, niko yitwaga. Claudio Procula rero yabujije Pilato umugabo we kwivanga mu bya Yesu, ndetse yaje no gukizwa. Yabujije umugabo we Pilato kwivanga mu bya Yesu. Aravuga ati waretse kubyivangamo. Amubuza. Komantere zimwe na zimwe ziravuga ngo yamubuzaga kubwo kushaka kurwanya umugambi w'Imana, kugira ngo Yesu adapfa, kandi Yesu yagombaga kudupfira kugira ngo amaraso y'igiciro aboneke, igitambo gikomeye kuruta ibindi kiboneke, kuko iyo atadupfira ntaho tuba turi ba ntaho ndi. Bwana Yesu asifiwe. Mukama yebazibwe. Mukama ahabwe ektibwa. Praise him. Claudio Procula yaje gukizwa. Ibi rero yavuze ko yabonye mwiyerekwa, urabisoma. Ibyo byanditse mu gitabo cya Matayo ibice 27, usoma umurongo wa 19 wonyine, urahabona iyo nkuru ya Claudio Procula. Bwana Yesu asifiwe sana. Reka dusimbukire mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ari nacyo gitabo tuza gusorezamwo, ibice 53. Turahera ku murongo, nidushaka twahera ku wa mbere cyangwa se tugahera no ku murongo wa 4. Duhere ku murongo wa mbere kugira ngo tubisobanukirwe neza. Yesu ashimwe cyane.
ndaza mbabwire n'abandi bantu babiri bakijijwe n'igitambo cy'amaraso Yesu Kristo. Claudio Procura, uwo yaje gukizwa muka Pilato igihe cy'umuzuko n'abazazukira ubugingo buhoraho. Bwana Yesu asifiwe. Yesaya igice cya 53 umurongo wa mbere haravuze ngo ninde wizeye ibyo twumvishe kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde. Niko handitse. Ku murongo wa kabiri haravuze ngo kuko yakuriye imbere ye nk'ikijegijegi, nk'igishyitsi cyumburira mu butaka bwumye. Ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro, kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Bwana Yesu asifiwe. Aha ndashaka kuhasobanura cyane. Aha ndashaka kugira ngo tuhasobanukirwe, twumve iri jambo icyo rivuga. Ku murongo wa kabiri haravuze ngo kuko yakuriye imbere ye nk'ikijegijegi, n'igishyitsi cyumburira mu butaka bwumye. Ubutaka bwumye ni ubuhe? Igishyitsi cyumburira mu butaka bwumye ni ukuvuga ngo iyo umuntu yakiriye Kristo Yesu ngo amubere umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, biba bibaye cya gishyitsi cyumburiye mu butaka bwumye. Iyo umuntu adafite Kristo Yesu nta cyaba afite, aba ari ntaho ndi. Iyo umuntu afite Imana, afite Kristo Yesu, aba afite Imana. Kristo Yesu ni Imana, aba afite Imana muri we. Imana ibiri muri we, ibivugira muri we, ibigendera muri we, ibikorera muri we. Uwo muntu aba yakoreshwa imirimo myiza. Rero iyo umuntu atarakizwa, atarihana, akiri umunyamahanga, akiri umunyabyaha, aba ari bwa butaka bwumye, aba ameze nka ya magufwa yumye. Aba yandi ari mu Ezekiyeli nawe yabonye mu gice cya 37 uhereye ku murongo wa mbere, nawe yabonye amagufwa yumye. Bwana Yesu asifiwe. Amagufwa yumye ameze ni kimwe n'ubutaka bwumye, ni cya gishyitsi rero cyumburira mu butaka bwumye. Kristo Yesu iyo umwakiriye utangira kuba mushyashya muri wowe. Kristo Yesu nuko rero abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, nuko kandi abari muri Kristo Yesu baba babaye bashya. Umuntu uri muri Kristo Yesu aba ari mushya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ahabwe icyubahiro. Mu butaka bwumye ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro. Aha naho ndahasobanura. Yesu nta shusho nziza yari afite, nta buranga yari afite. Ntabwo abantu bamukundaga kuko nta buranga yari afite, nta shusho nziza yari afite, nta sura nziza yari afite, nta gikundiro yari afite byatuma nibura abantu bavuga bati uyu muntu yabasha no kudukiza, uyu muntu yadupfira akadukiza, uyu muntu yatugirira neza akatubora. Bwana Yesu asifiwe. Ibyo byose ntabyo yari afite, nta n'igikundiro yari afite. Kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Nta buranga yari afite, nta bwiza yari afite bwatuma tumwifuza, tukavuga ngo uyu muntu turamwifuje, uyu muntu yatugirira neza, uyu muntu yadupfira, ahari bigashoboka. Bwana Yesu asifiwe. Nta bwiza yari afite, nta buranga yari afite bwatuma tumwifuza. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Dusome umurongo wa 3. Umurongo wa 3 yaravuze ngo yarasuzugurwaga akangwa n'abantu. Yarasuzugurwaga akangwa n'abantu. Abantu baramusuzuguraga kandi bakamwanga. Nyamara ibuye ryakomezaga imfuruka ni ry'abantu bangaga. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe cyane. Niwe gitare gikomeye. Umuririmbyi yitwa Pasiteri Rushema muri ADEPR yararirimbye aravuga ngo gitare we, 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 gitare we. Bwana Yesu asifiwe. Ibuye rikomeza imfuruka ni ry'abantu banze, ngo nuko babonaga adafite ubwiza, adafite uburanga. Kandi nubwo yari yaje muri ubwo buryo aribwo yashatse kwigaragazamwo, niwe muremyi w'isi n'ijuru, niwe abafite uburanga, niwe wabuhaye uburanga,
iyi sura dufite niwe, mwuka duhumeka niwe, isi n'ijuru niwe wabiremye, ategeka ijuru n'intebe ye, isi n'intebe y'ibirenge bye, ikuzimu arahategeka. Byose mu bintu byose byaremwe nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Rote kerebo sikiriwaya dotayini mando, nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Ariko abantu baramurebaga bakabona nta gaciro afite, bakabona atari uw'agaciro. Isashimwe cyane. Ku murongo wa 3 haravuze ngo yarasuzugurwaga akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba. Yari umunyamibabaro, yahoranaga imibabaro kuko yangwaga n'abantu, yarasuzugurwaga, yari yaramenyereye intimba, yarasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, ntawe natwe ntitumwubahe. Yesu ashimwe cyane. Yarasuzugurwaga nk'umuntu abantu bose bima amaso, umuntu abantu badashaka kureba, natwe ntitumwubahe. Tugeze ku murongo wa 4. Nukuri intimba zacu, intimba zacu, Bibiliya iravuze ngo nukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahitamishwa n'imibabaro. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe cyane. Yesu yaje kugupfira, wabyemera utabyemereye, Yesu yaragupfiriye. Yesu yapfiriye bari mu isi bose. Amaraso ye niyo y'igiciro, amaraso ye niyo akuraho ibyaha, amaraso y'isoko yoza abanduye, amaraso yakiza indwara, amaraso yahumanura umubiri, amaraso yashyiraho uburinzi ku muntu, amaraso ye ni ikimenyetso kiba ku ruhanga rwacu. Aba Kristo Yesu abakijijwe dufite ikimenyetso cy'amaraso ku ruhanga rwacu, cya kindi Ezekiyeli yavuze mu gice cya 9 uhereye ku murongo wa 1, cyagiye ku bantu. Marayika yaje aramubwira ngo ushyire ikimenyetso ku bantu ku ruhanga, ngo marayika araza, ngo arangije arakubita atsembaho abagore, atsembaho abagabo, atsembaho abana, atsembaho abasaza, buri mu abantu bose. Ariko yari yabwiye ngo umuntu ufite ikimenyetso ku ruhanga rwe, ngo uwo nguwo ntuzamwakure. Icyo ni ikimenyetso cy'amaraso. Icyama ikimenyetso cy'amaraso kikaba ku ruhanga rwawe. Icyama amaraso Yesu Kristo akakweza kandi akagutunganya. Icyama amaraso Yesu Kristo akaba isoko yoza umutima wawe, kuko niyo soko yoza abandi bakabonera de. Icyama amaraso Yesu Kristo akakweza rwose ugatungana. Icyama amaraso Yesu Kristo ukayamenya, ukamenya amaraso y'igiciro ayariyo. Bwana Yesu asifiwe. Reka turebe uwundi muntu wagiriwe neza na Yesu. Ni umugore witwaga Bernice cyangwa se Veronica. Ayo mazina yose yaraye. Yesu ashimwe cyane. Uyu mugore ni wa mugore Bibiliya igaragaza mu gitabo cyanditswe na Dr. Luka. Ni umugore wamaranye ikibazo cyo kuva cyangwa se kuba ari mugongo imyaka 12. Yarivuje ahantu hose, igisubizo cyarabuze, yarageze mu bapfumu, yarageze ahantu hose yari yarahageze. Yesu ashimwe cyane. Uyu mugore Veronica yari yaratanze ibyo byose, ndetse n'ibintu bye byose byari byaramushizeho. Yesu ashimwe cyane. Uyu ni wa mugore wabyiganye, agira intego, aravuga ati reka ngende nkore ku ncunda za Yesu, ninzikoraho. Yagize kwizera, aravuga ati ninkora ku ncunda za Yesu byanga bikunda ndabona igitangaza ndakira. Uyu mugore yari afite kwizera gukomeye cyane. Uyu mugore Bernice cyangwa se Veronica niwe yahaye Kristo igitambaro igihe Kristo yari babagore bari baje kumuririra, akababwira ati bagore b'i Yerusalemu ntimundirire, ahubwo mwiririre mwebwe n'urubyaro rwanyu. Ni wa mugore Bernice niwe waje guha Yesu igitambaro ngo yihanagure ibyuya byamanukaga ndetse n'amaraso. Arangije Yesu nawe yaramwiyereka, amwiyereka mu gusigamo ishusho ye. Bwana Yesu asifiwe. Abagore b'i Yerusalemu bakundaga Yesu cyane, bagiriraga Yesu impuhwe. Icyampa abagore aho muri namwe mukagira umutima wo gukunda Yesu,
mukamugirira impuhwe cyane. Icyampa gukunda Yesu erega ubu ni ukwanga ibibi, ni ukwanga ibyaha, ni ukwanga ibyaha, ni ukwanga ibibi, ni ukwanga ikizira. Yesu ashimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe. Uyu mugore niwe Yesu yahise wahaye Yesu igitambaro nawe ngo yihanagure ibyo n'amaraso nawe asigamo ishusho ye. Ibyo ngibyo ndakubwira nawe ubisome muri Luka ibice 8 uhereye ku murongo wa 40 ugeze ku murongo wa 48. Uyu niwe mugore Bernice cyangwa se Veronica, nawe wagiriwe ubuntu na Yesu Kristo umwami wacu w'i Nazareti. Dusome umurongo wa 5. Haravuze ngo nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyadukirisha. Bwana Yesu asifiwe. Imibyimba ye niyadukirisha. Yataza gukubitwa ngo apfe abambwe ku munsi wa 3 azuke, ntabwo twari kuba dukizwa. Yataza kumena amaraso ntaho twari kuba turi. Ndagira ngo umenye agaciro k'amaraso ya Yesu Kristo, kandi ujye wibuka gukora subscribe no gukora share, gukanda kuri share, kugira ngo ijambo ry'Imana rigere ku bandi, rigere kuri benshi. Ubutumwa bw'Imana bugomba kugera ahantu henshi, kuko ni ubutumwa bubohora, ni ijambo rikiza, ni ijambo rikomeye, ni ijambo niyo mutsima utera imbaraga, kandi niyo soko y'amazi adukiza. Yesu ashimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe. Reka tuganire dusome uyu murongo. Imibyimba ye igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Bwana Yesu asifiwe. Imibyimba ye niyo adukirisha. Ku murongo wa 6 turavuze ngo twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye nk'intatane, Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Uwiteka yamuhaye igihano, amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Yesu ashimwe cyane. Kandi iki gihano cyari igihano kiduhesha amahoro. Gupfa kwe nibyo byagombaga kudukiza. Yesu ashimwe cyane. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Dusoma umurongo wa 7. Yararenganye ariko yicisha bugufi, ntiyabumbura akanwa ke, amera nk'umwana w'intama bajyana kubaga, cyangwa nk'uko intama icecekera imbere y'abayikemura, niko atabumbuye akanwa ke. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu Kristo ashimwe cyane. Yesu Kristo yubahwe none n'iteka ryose. Umurongo wa 8 haravuze ngo tuwongereho guhemurwa no gucirwaho iteka nibyo byamukujeho mu b'igihe cye. Ninde witayeho ko yakuwe mu isi y'abazima, akaba yarakubitiwe ibicumuro by'ubwoko bwe. Yesu ashimwe cyane. Yakubitiwe ibicumuro by'ubwoko bwe. Iyo Yesu ataboneka twari kuba ntaho ndi. Nongere mbisubiremo. Iyo Yesu ataboneka twari kuba bande. Niko umuririmbyi yaririmbye. Yesu ashimwe cyane. Yesu yacumitiwe ibyaha byawe n'ibicumuro byawe kugira ngo bikizwe. Icyatumye amena amaraso ku musaraba inyabihanga Igorigota kwari ukugira ngo ukizwe nanjye nkizwe. Hari umugore witwaga Fotine. Uyu mugore Fotine yari indaya nawe. Uramusoma, uze gusoma Yohana igice cya 4 uhere ku murongo wa 1 ugere ku murongo wa 45.
urahabona umugore w'umunyasamariya. Uyu mugore w'umunyasamariya yitwaga Fotine. Uyu mugore niwe wagiranye na Yesu ikiganiro, hanyuma aramubwira ngo mputuzi two kunywa nanjye nzaguha ku mazi y'ubugingo. Umugore aramubwira ati kuri umuyuda kuri umwisiraheli kuri umuyuda nkaba umunyasamariya, uransaba utuzi two kunywa gute? Yesu aramubwira ati iyaba wari uzi impano y'Imana ukamenya n'ugusabye aya mazi yo kunywa, wamuhaye utuzi two kunywa nawe akazaguha ku mazi y'ubugingo. Yesu ashimwe cyane. Yari indaya. Uyu mugore niwe Yesu yabwiye ati ufite abagabo 5 n'uwo mwararanye ijoro si uwawe. Yesu ashimwe cyane. Umugore nawe yahise avuga ngo ni umuhanuzi, yirukanka ajya kubwira abantu ngo umuntu wamubwiye ibyo yakoze byose. Uyu mugore yitwaga Bernice, yari umunyasamariyakazi. Mbibutse ko Isamariya hari muri Isiraheli, hari ubwami bw'amajyaruguru bwa Isiraheli bwaje guhinduka, baje kugenda bahindura amazina, hitwa Isamariya. Ariko bwari ubwami Isiraheli, abana ba Salomo 2 bamaze kugirana amakimbirane. Isiraheli yaciwemo ibice 2, habaye intambara nyine, bagiranye amakimbirane, Isiraheli icikamo 2, haba ubwami bw'amajyaruguru n'ubwami bw'amajyepfo. Ubwami bw'amajyepfo bwaje kwitwa Yerusalemu, hanyuma ubwami bwa ruguru bwitwa Samariya. Aho hose iyo tuvuze Samariya ni muri Isiraheli. Nuko abantu batabizi, Samariya hari muri Isiraheli, ahubwo hagiye hahindurirwa amazina bitewe n'icyo kibazo babwiye. Bwana Yesu asifiwe. Niyo mpamvu yumvikanye amubwira ngo kuri umuyuda nkaba umunyasamariyakazi, usaba utuzi two kunywa rubanza ki? Kuko abayuda ngo banenaga abanyasamariya. Abo ubwami bw'amajyepfo ntabwo biyumvagamwo abo ubwami bw'amajyaruguru, kubera ya mpamvu nababwiye y'abana ba Salomo bari bagiranye amakimbirane, bigatuma igihugu cya Isiraheli gicikamo 2. Bwana Yesu asifiwe sana. Uyu mugore rero yarakijijwe. Amaze gukizwa nawe yagaragaye mu bantu bahowe Imana ba martiri, kubera ko we ku gihe cyo gupfa cye baramutoteje bamukuramo amaso. We yapfuye bamunogoyemo amaso. Bwana Yesu asifiwe. Yapfuye bamunogoyemo amaso, bamukuraho uruhu, aranga, arakomeza arahamya. Inkuru ye yose urayisoma Yohana igice cya 4 uhere ku murongo wa 1 ugere ku murongo wa 45. Urahasanga umugore w'umunyasamariyakazi, amazina ye yakubwiye, yitwaga Fotine. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Mukama yebazibwe. Abari Uganda, ndagira ngo nkubwire ko amaraso ya Yesu Kristo ari amaraso y'igiciro. Niyo maraso y'igiciro, nicyo gitambo gikuru gisumba ibindi byose. Ndagira ngo nkubwire ko nta kindi gitambo gikuru cyatambwa ngo gisimbura amaraso ya Yesu Kristo. Ndagira ngo kandi nkubwire ko nkuko Kristo ari we mutambyi mukuru, niyo mpamvu ndagira ngo nkubwire ko igitambo yagitambye rimwe gusa, kandi cyabaye igitambo cy'iteka ryose. Nta kindi gitambo kizongera kubaho cyahwana n'amaraso ya Yesu Kristo, cyasimbura amaraso ya Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu Kristo jya uyiringira, agukize, akoze, akuhagire, agukureho ibyaha n'ibicumuro, kuko uri umwana w'Imana. Kandi niba utari waba n'umwana w'Imana, tambuka umwakire, agukize ubu amaraso y'igiciro ajya kweza kandi agutunganye. Yesu ashimwe cyane. Muri Ringi ya 85 yaravuze ngo amaraso y'umucunguzi niyo soko yoza abanduye, niyo yeza abanyabyaha bakabonera rwose. Ndaguhimbare izamucunguzi, imbabazi wangiriye, ukanyoza ibyaha nakoze, mu maraso wavuye,
burya mwambuzi mwabambanywe ayarawutwara nezerwa, nanjye umwihebe mubi nkawe untabara umboneze, ndaguhimbari izamucunguzi imbabazi wangiriye, ukanyoza ibyaha nakoze mu maraso wavuye. Bwana Yesu asifiwe. Ndagira ngo umenye amaraso Yesu Kristo icyo yakoze ku musaraba. Yesu Kristo iyo abishaka ntiyari gupfa. Yesu Kristo iyo abishaka ntiyari kwemera kujya kubumbura kiriya gitabo nk'uko byanditswe mu Byahishuwe igice cya 5 uhereye ku murongo wa mbere, kuko hari habuze ujya kubumbura kiriya gitabo kugira ngo amene biriya bimenyetso 7 bigifatanyishije by'ubushishi. Bwana Yesu asifiwe. Hari abo numva bababeshya ngo mu ijuru habaye inama. Nta nama yigeze iba mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Nta nama yigeze ibera mu ijuru. Icyakoze Imana yo yararebye, irebye mu bizima arabura, irebye mu bakuru arabura, irebye mu bakerubi arabura, irebye mu baserafi arabura, irebye mu bamarayika arabura. Habura umuntu n'umwe wajya kumbura kiriya gitabo no kumena ibimenyetso by'ubushishi bigifatanyishije kugira ngo ajye kwemera kudupfira. Yesu Kristo yaradupfiriye. Ntimugakerense amaraso ye, kuko nicyo gitambo gikuru gisumba ibindi byose. Kristo Yesu niwe mutambyi mukuru. Kristo Yesu ubwe niwe gitambo gikuru gisumba ibindi byose. Amaraso yamennye ku musaraba niyo maraso yeza abanduye, kandi niyo soko yoza abanduye bakabonera de. Bwana Yesu asifiwe. Ndagira ngo noneho dusenge, ndagira ngo dusengane. Niba wumvishira ijambo, subira muti Mwami Yesu, numvisha ijambo ryawe rimbwira ko uri umutambyi mukuru kandi ko ari wowe gitambo gikuru. Numvisha ijambo rimbwira ko amaraso wamennye ku musaraba inyabihanga ariyo maraso y'igiciro, kandi numvisha ijambo rimbwira ko amaraso y'ibimasa ndetse n'ihene, inuma z'intungura n'ibindi ari byo byatambwagaho igitambo kugira ngo ubabarire abantu. None uyu munsi wa none turezwa n'amaraso yawe. Vuga uti Mwami Yesu, amaraso yawe ambonekeho, anyezeho ibyaha byose n'ibicumuro. Vuga uti Mwami Yesu, amaraso yawe yeze umutima wanjye, amurike n'ahatabona aho umwijima uba. Vuga uti Mwami Yesu, amaraso yawe kuko ariyo soko yoza abanduye, amurike aho umwijima uba, azana umucyo mu mutima wanjye. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusengane n'abarwayi. Vuga uti Mwami Yesu, ndi umwana wawe, numvisha ijambo rivuga amaraso yawe y'igiciro ko akiza indwara. Amaraso yawe nivange n'amaraso yanjye, hanyuma ankize indwara zose n'ubumuga bwose biri mu mubiri wanjye. Vuga turakoze Mwami Yesu ko unkijije uburwayi bwose n'ubumuga bwose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Ndabashimiye ko mwatanze umwanya wanyu mu kumva ijambo ry'Imana. Ndabashimiye kandi ko mwateze amatwi mu kumva ijambo ry'ukuri. Imana ibaho umugisha, kandi amaraso ya Yesu Kristo ababera ikimenyetso kiba ku ruhanga rwanyu. Amaraso ya Yesu Kristo ababera uburinzi. Amaraso ya Yesu Kristo abashyireho igikundiro, abashyireho ubwiza, abashyireho ineza ye. Amaraso ya Yesu Kristo ahumanure imibiri yanyu, abakiza indwara zose n'ubumuga bwose. Amaraso ya Yesu Kristo abagaragareho kuko ari amaraso y'igiciro
kandi ari amaraso akomeye, niyo maraso y'igiciro. Yesu ashimwe cyane. Ndabashimiye, mwibuke kandi gusangiza abandi ubutumwa kuri YouTube channel Pastor Welaris Bizumutima, mwibuka gukanda subscribe ndetse no gukanda share kugira ngo ubutumwa bwiza bugere no ku bandi bumve ijambo ry'Imana, ijambo ribohora. Ndabashimiye, Nyagasani Yezu abaho umugisha kandi Imana ibahe amahoro, kandi ukuboko kw'Imana kubane namwe mwese. Imana ibahe umugisha. Ciao, ciao.